y'ibihugu u Rwanda rutsindira Nigeria ariko n'umwe mu banyamakuru nyine bakurikira abakinnyi bo ku mugabane wa Afurika cyane cyane bakina hanze yo ku mugabane wa Afurika natangira mubaza ngo Nigeria ikurikije uko yibonye ubushize turi muri Nigeria n'uburyo bakinnyi bayo bakurikira mu club bakinamo Nigeria ni hehe ni ikihe gice mu kibuga iri mu kibuga hagati ho kwitondera ho gutinya bijyanye na profile z'abakinnyi babo n'uburyo bakina? Yes, urakoze cyane Ruvuyanga. Igice cyo kwitondera ku ikipe y'igihugu ya Nigeria ni igice navuga cy'abarutayizamu. Ni igice kirimo abakinnyi bafite imibare iremereye cyane kuko iyo urebye nka rutayizamu Victor Osimhen ni rutayizamu maze kugira uruhare mu bitego hafi 35 mu marushanwa yose na assist zigera muri 5 byonyine muri shampiyona aho amaze kugira ibitego bigera muri 22 muri shampiyona muri Turkiya muri Super League ibitego 22 mu mikino 20 na assist enye. Urumva ko ni imibare ivuga. Ukajya ku basore nka Victor Boniface nubwo muri sezo bitakunze cyane kubera ko mu mikinire mishya y'umutoza Zabi Alonso aprefera gukinisha Patrick Schick, usanga ari gukina na Amina Dre abakinana n'uwitwa Florian Vitsi. Byabaye ngombwa ko imikino ye igabanuka kuko amaze gukina imikino 15 yonyine atsindamo ibitego 7 na assist imwe. Nundi rutezamo kwitondera. Hari umusore ni mushya mu matwi y'abakunzi b'ikipe y'igihugu ya Nigeria ariko amaze igihe yitwara neza cyane aho yararimo abarizwa muri iyi minsi. Ni umusore Tolu Orkodare. Ni umusore ukinira ikipe ya Genk nko muri seza amaze gutsinda ibitego 12 ni top scorer wabo. Yani top scorer wabo. Ku buryo ni kimwe mu bintu abanyanigeria bajyaga bakunda kugarukaho bakavuga batese umutoza ko atamuhamagaraga ubundi yarafite ikihe kibazo kuko mu gihe amaze muri Genk yabaga ari mwe mu bakinnyi beza bazi imbere. Ugasanga barahamagara nka Wapora na Uchu, ugasanga imibare muri Southampton iragoye, ni umukinnyi utabanzamo. Wareba Omar Sadiki ukabona nawe arishakisha basubiye inyuma bakavuga ati kuki umusore naye bahiyana action nabo ukabana n'abakinnyi ubivuze neza Kerechi muri Sevilla byari byaranze bigezeho bahita bamurekura. Ukabona nyine harimo ikibazo cyo kuba uyu musore abene igihugu batamubona mu ikipe y'igihugu ya Nigeria Super Eagles. Kuri uyu mukinnyi nako kuri umutoza rero Axel yavugaga ufite amamoko hano atatu Eric Sekushel ni umugabo avuga ko akunda gukina umukino ufunguye. Ukunda gukoresha abataka babiri buri akenshi yakunda gukoresha 4-4-2 cyangwa se 4-3-1-2 abo babiri basatira bo ngo akunda kuba bakoresha cyane kuko ageze hano mu gihugu cya Nigeria nkuko mwabivugaga baramubwiye bati uje usanga ekipe y'igihugu ya Nigeria dufite abakinnyi b'inyenyeri aho bari. Uyu mutoza baramubwira bati tukuzanye muri qualification za World Cup, dushaka ko tujya mu gikombe cy'isi mu buryo bwose bushoboka. Abakinnyi barahari, ibyo usabye byose birahari, uhawe umwanya ntiri mushya mu gutoza ku mugabane wa Afurika. Yaramaze gufata ikipe y'igihugu ya Mali yifashije kujya mu gikombe cya Afurika nubwo hari bitaragenze neza uko babyifuzaga, ariko ni umutoza ari mu ikipe y'igihugu ya Mali yagiye atanga icyizere ku bakinnyi hamwe na bamwe abantu batatekerezaga ko niba atangiye kwintroduce abasore nka ba Rasimisi na Yoko, abasore nka ba Dama Traoré Nusi wakinaga ahantu hatazwa ariko agenda bubakiraho bagenda batanga umusaruro mu ikipe y'igihugu ya Mali Les Aigles di Carthage. Ikintu gihari Les Aigles di Mali ikintu gihari rero ni iki ku ikipe y'igihugu ya Nigeria. Wavuze ku mukino bakinnye n'ikipe y'igihugu y'u Rwanda, ariko icyo twabwira abantu iriya match urabyibuka turi ku kibuga, ndabanza ntange information, urabyibuka Ruvuyanga turi ku kibuga hagezeho abantu b'abafana ba Nigeria Axel na Lorenzo basa nk'abiramanta bakavuga ati match isa nk'iyatanzwe. Barakaye cyane bavuga bati ntago tubyumva, murakinira ku maranga cyane, murakinira ku marangamutima y'abaturage. Abantu bavuye imihanda yose za Lagos za Abuja bazakwa gushyigikira ekipe y'igihugu, ati murangije mutuzanira abakinnyi namwe mubizi ko badafatika. Kuko urebye ukuntu yari yabanjemo ekipe Maduka uko yarari mu izamu, wenda aho byakumvikana kuko umuzamu wa mbere yaragize ikibazo yapfushije. Birumvikana ngaho byo abafana barabyumvaga bakavuga ati muri defense bafashe William Paul Trust Kongo bamukinishanya na Gabriel Osho ntiyakinagaho yarari ikimenyimenyi ubu ntimutoza ntiyamugaruye. Bafata Bruno Nyemiyashe wenda gatatu we
sebo niwe bakoresha niwe ubanzamo Bright Osei Samuel bicaza Ora Aina murabyuka ko Ora Aina bayisana mu burenganzira yisubira muri equipe ya Nottingham urumva hagati afata Rafael Onyedika afata Ali Hassan Yusuf afata na Dere Bashiru muri aba ba mediateri bose batatu bakina ibintu bisa bavuga ati n'abakinnyi bafite profile ya box to box nta mukasera urimo Ndidi nawe hari ariko se kuki batatekereje n'izindi option ariko ahantu ho bahise bagwa kao no kwicaza Victor Osimhen noneho bafata Kelechi Iheanacho aca ku ruhande rw'iyumoso ati ba Samuel Chukwueze barahari Ademola Lookman bari bamurekuye baravuga ati abandi bakinnyi bakabaye bakina wenda Moses Simon nawe urabyibuka icyo gihe yaramaze iminsi ari umusimbura kono muri Nantes yarakiri inyenyeri iyo urebye rero equipe twakinnye nayo ku kigero cya 60% 11 bagomba guhinduka uko urebye abagaruka yaba ari Bruno yaba William Paul Treste Congo yaba ari Victor Boniface nabwo muri za systeme z'umutoza Echere akinisha abataka babiri ariko ukareba ukavuga ati se ko uyu munsi aribwo yazanye Toru Arokodare waramureka kuko nureba neza no mu guhamagara k'umutoza Eric Sekushere nge narabikunze cyane n'umutoza wamenya agaciro ka Nigeria yaje gutoza mbere na mbere ne equipe ikomeye arabizi ne equipe ikeneye qualification Lorenzo yatangiye bisobanura neza Nigeria irabizi ko kuba wa mbere ari cyo kigukarifia direct irindi zindi nzira ho zacamo banzu ubone iyo qualification uri wa mbere nicyo bakeneye barabizi neza ko batitwe neza muri ya mikino ibanza ya qualification niyo mpamvu batari ku mwanya wa mbere baraje Kigali baranganya bagenda batakaza nandi mu buryo butari ngombwa nawe muri kora mu byo yakoze byo guhamagara nje namushimira hari umusore yitwa Papa Daniel yahamagaye mu mediateur ukinwa muri Nigeria Papa Daniel ni umukaseri we impamvu avuga ko yarebye imbere mu gihugu sibyo ko afite abapro benshi yasanganye Nigeria ikibazo kivuga ngo umukaseri mfite nizeye ni Ndidi wenyine Ndidi muribuka ari inyenyeri muri Leicester n'ama equipe agiye kumutwara za Barca zimuvuga za Seno zimuvuga za Chelsea ubu muri Leicester rigendana na meforme equipe ya Rudi Van Nistelrooy nawe ni umukinnyi ubu nutekiri kuri za foromeze za mbere aravuga ati rero kugira ngo nirinde icyo kibazo ndamutse mbona hari ibyo atama nje ntabwo nzafata uyu Yusufu twavugaga n'aba basore ari Hassan Yusuf nabo babanje mu Kigali muranabyibuka ntabwo nzahengeka muri New England ntabwo nge nzahengeka Papa Daniel sibyo ko akiri imbere muri Nigeria ari makinnyi batarahagera babiri Ali Hassan Yusuf na Sadik Umar Papa Daniel sibyo kuba akiri imbere mu gihugu si gitangaza namuterekamo we muri make yafunze details zose uyu mugabo akigera muri Nigeria arimo asobanura mu kigaro n'itangazamakuru imikinire ye ko akunda gukina umukino ufunguye afungura ikibuga ari nayo mpamvu akunda system ya 4-4-2 abantu bo banyarije bavuze ati tugiye kubona abakinnyi bane bahise banabapointaho baravuga bati umukinnyi witwa Ademola Lookman umukinnyi witwa Samuel Chukwueze Shimerenka umukinnyi witwa Alex Iwobi na Ora Aina n'abakinnyi tuzabona cyane ari pyozo uyu mutoza cyane kubera iki uburyo Ara Aina kina nk'umufullback w'iburyo niba abakinnyi bakina bakagerayo uvuga ngo uramubona muri contribution zo kuvuga ngo washaka igitego kandi Nigeria ko ufite Osimhen aba bataka taeza bataka ba Nigeria n'abataka bari foro mu kirere muranabyibuka Kigali dukina nabo babona mu buryo bwo kubaka igitego byagoranye batangiye gucungira ku bakinnyi baba fullback n'abawinga babo bakavuga ati Osimhen oraguma hari muri buka imipira intwari Fiacre yakuyemo yo mu kirere ya Osimhen bamutsinze anje bamwinaganira n'ikintu cyo gukoraho ugarutse kuri ntuze kuri point ikomeye cyane kuko witegereje ibitego Mavubi amaze iminsi atsindwa habe muri izi equipe bo muri qualification za AFCON hari muri qualifiers z'igikombe cy'isi even no muri qualifiers za CHAN
imipira myinshi cyane ibitego twagiye dutsindwa ni ibitego byabaga biturutse mu mpande bagahindura imipira muri box abakinnyi bagatsindisha imitwe ni ukuvuga ngo icyo kintu ekipe ibyo byose bari byagize kuri seanse yo gukora analyse video bariho biga ekipe adversaire ibyo bintu abatoza ba adversaire barabibona bakabona ko ari amavubi yoroshye ni ikintu rero no kuri ko camurusho wenda tuza kugeraho agomba gukoraho cyane uburyo ashobora kwigisha abakinnyi be guhagarika no gufunga imipira ituruka mu mpande kandi iza mu kirere kuko nko rubivuze n'uyu mwana ujemo uyu twavugaga umwana wo muri genk nawe urebye ni umusore utsindisha umutwe afite metero na 97 nta uri hasi ya metero na 90 muri bano barutaye izamu benshi kandi nkuko anabivugaga urebye kocha Shere cyo yakoze nepo mu kwereka ko yakize imbaraga cyane muri departement offensive mu bakinnyi bose yahamagaye abakinnyi benshi 8 bari muri attack n'aba strikers yahamagaye barutaye izamu 8 ahandi ni 6 yari yahamagaye 13 arabagabo muri provisional squad yahamagaye 13 arabagabo usibye rero Nigeria ni igihugu gikomeye cyane nta muntu ushobora no kubikerensa ngo abitindeho ni igihugu ikintu cyonyine bari bakeneye n'umutoza mwiza reka turebe ko ari mwiza kuko ni ikipe n'igihe itari ifite umutoza mwiza ariko ntacyo batamuhaye yageze kuri finale ya AFCON ntacyo batamuhaye kuko n'uwo yaje akorera mu ngata ubu niwe directeur technique nawe bazanye muri staff technique Peter Govan nawe arahari baravuga bati umuntu amenyereye ikipe details zose azazifunga icyo uzashaka kumubaza n'umenyeranye n'abakinnyi n'iki byose dore nguyu nawe ari hasi buriya kuri icyo Axel avuze gato cyane burajya no guhamagara ekipe bavuga ko Augustin Goven yambwiye ati wenyereka abakinnyi basanzwe muri Nigeria mwabonye preselection y'abakinnyi babo ukuntu banganaga abivuze neza Lorenzo harimo abataka 13 barimo ba Gift Orban kuko Nigeria uwo mutego umutoza yawugwamo ujya kubona ukabona nka Gift Orban aho arakora imibare iremereye nyuma yo kuva muri Rio n'abakinnyi benshi bisaba ubwenge bw'umutoza no kumwanya ngo nje nkeneye nde ari nabo bakubwira ngo ntago wazana umutoza nako umukinnyi utari muri forme kuko ikipe y'igihugu selection y'ikipe y'igihugu niki n'umwiza hari ufite ibi bari vuga rero kuvuga ngo Peter uyu Augustin Goven aguma ngaho ni sawa Lorenzo avuze ikintu gikomeye bura Nigeria gihura nacyo gikomeye cyane muri buku buryo bahinduranyije abatoza mu gihe gito Grenotro haraje abantu babonaga ko atangiye kubaka Nigeria agirira ikizere abakinnyi uri bukaganijya kumutsindira uyo Grenotro her stade bakayisenya yego urumva urabyuka muri qualification no muri AFCON cyane ni qualification zizana yagiye gutsinda ya World Cup babura qualification gani stade abafana barabaye barayisenya ko nibabyumva ko babonaga hari icyo yaremye hari icyo amaze kubaka muri Nigeria yongeye kugarura cyari cyarabuze cyane ku batoza baturuka hanze aza kugenda muri buka Jose Pozeiro bamuhaye akazi agera hatandukana nabo yigira muri National Rugby nyuma babona ko bakoze ikosa kuri profile y'umutoza bashakaga baramuzana nawe ntiyatinze ariho haje kwipimamo basandiorize n'abandi ubona ko ikipe y'igihugu Nigeria nicyo kintu cyabuze kugira stabilité mu mitoreze kuko abakinnyi bo barahari bakenera umutoza wo kwizerwa babwiye umutoza nta pressure tugushyizeho muri Mali cyagufashe kuba mwiza niki waraje ibintu byawe biha umurongo ntiwavugirwamo urabikora nawe ahangaha byose turabigwaye tukwegereje umuntu z'umupira wa Nigeria ntago tumushyize muri staff ariko murumva iki kintu kuri gikomeye ntago tumushyira muri staff bora abatoza babene igihugu si ibintu byo mu Rwanda gusa kenshi bikunda kubukabona ukumva ngo harimo kuvangirana na Afrika yose burya Afrika ijya kubimwe hari ukuntu nka Augustin Goven avuga ati ko nanyunguse ku buryo bwo gutoza Super Eagles ko hari indi profile kuri nge ukabona ntabwo ashaka ko haba ngo yige yari umutoza wungirije araza kubivanga baravuze ati oya nawe ni profile tuzi ni umupira wa Nigeria arawumva ni umuntu wafasha nka directeur technique cyane najye hejuru arajya yunganira umutoza ariko atagira imyanzuro afata mu bigendanye n'imitoza Kwizera Olivier ni profile ikomeye mu ikipe y'igihugu kandi nepo nk'uko anabisobanuye burya umukinnyi uhamagarwa muri ekipe nationale ni performance ya current form nicyo biba bivuze burya aritwara gute muri club arimo ese n'umukinnyi ubanzamo n'umukinnyi w'umustarter nyine mu mikino ya shampiyona cyenda no mu bindi bikombe biba bikinirwa yego urebye izo details zose cyangwa se izo conditions zose zishobora kuba zagenderwaho arazujuje ugereranyije n'abandi wenda bahamagawe ibyo twamuhurizaho undi mukinnyi rero ubona wari ukwiriye kuba ari mu Mavubi ubu ngubu udahari ninde Kwizera Olivier ndumva we ariko rero nibyo Lorenzo yavugaga Ruvuyanga
sinzi niba ari ukwera ko wenda tutabonye wenda n'umwanya wo kuganira n'umutoza kugira ngo tunamubaze ibibazo bimwe na bimwe muri press conference. Nzareka kuvuga kuri Kwizera Olivier ari uko twamaze gutanga statement kuko tamuhamagaye tuwe dushobora kureba discipline bazatubwira impamvu tukanatekerereza abakagombye kuba baduha ibisubizo ikijyanye n'ikibuga ikijyanye no gukina nk'uko twagiye tubikomozaho byo birahari ariko izindi detail wenda tutazi zihishe inyuma ndumva tugiye kugira icyo tubivugaho twaba twihuse tutarabaza ba nyir'ubwite. uzi ikintu kimwe navuga kuri iki kintu Axel avuga uri umutoza ngenda byemera ni mushya ari na ereri yabayemo ngiye nambabaje ari naho rimwe na rimwe ibintu tubidindiramo cyangwa se dutinda hatari ngombwa. Iyo urebye umutoza wari uhari manevure zakoreshejwe batinda ngo kuganira nawe ku bigendanye n'amasezerano ibintu urabona ni nko kujya kuri table ugiye kudiringa umuntu n'urugero business ariko wowe utazi icyo uganira n'uwo muntu niko njye nabifata kuko umutoza asanzwe ari umutoza w'ikipe y'igihugu ushobora kubushima urwego rwe cyangwa se utarushima ni ibintu bibiri muganira gukomeza cyangwa se mukaganira gutandukana. Iyo urebye rero igihe byafashe wasubiye inyuma kuri Trostin nasubiye inyuma kuri Trostin iyo urebye igihe byafashe bikaza kurangira binanze icyo gihe cyajemo kitari ngombwa ukareba igihe byafashe kugira ngo tubone undi umutoza aje deja asanga turi muri izi qualification n'andi mubwira ngo no mugwamagara ntabwo uri bunyumvisha uburyo agera murusha yagiye ari mu kuboko kwe kunini mugwamagara aho ndagwakaniye niyo nge banza kuvuga nti sibyo ndahita nunganira ijambo rya Lorenzo uyu munsi federation n'abatekinisiye bawe nge ntazi ibyo ari byo n'abari bo nibo babagize urari mu guhamagara dukeneye akantu kuko reka nkubwire ikintu kimwe uyu munsi Kwizera Olivier yajya avuga igihe kinini n'urugero na Ntwari Fiacre ameze neza ariko tukavuga ngo aramutse avuyemo abantu bakakubwira ngo ariko burya bake ngo ubwoba ni bwinshi ukumva umuntu arakubwira ibintu bitandukanye n'urugero nge ngwaye abantu bakavuga ati ese aramutse agize ikibazo bwo ninde wamwunganira icyo gero hari yakeneye kumenya ngo statement irakorwa nari Burayi bibaho ukumva baratanga amakuru y'ikipe y'igihugu umuntu niyahamagawe kubera impamvu izi nizi n'umukinnyi wa national ariko niyahamagawe niyo mpamvu mubwira ngo rero uyu munsi atera murushe nge sindi bunamujija kuri byinshi cyane ku bigendanye no guhamagara aha niho wanyemeza ngo niwahamagaye ntibishoboka ikindi kintu ngo nge nshaka kuko turaza kujya no mu zindi secteur izo ngo nizo tugiye kujyamo jewe ndasimbuka defense nta kibazo nabonye ngiye muri defense hafi umukinnyi se utari mukwiye kuba urimo muri defense tuvuga cyane ngewe uko defense imeze central back mutima wa defense aba center backs nta kibazo yaba Mutsinzi yaba Manzi yaba Clement yaba Yunusu nje mbona ari abakinnyi oya aba center back basanzwe abaratero uretse Kagege wavuyemo agasimburwa n'uyu mwana uvuye muri Mujene uvuye muri Mukura Obed nta kindi kibazo mbonamo abadahari nabo tudafite Kavita ariko ubwo na Omborenga yagiye Omborenga ntabwo bisobanura ariko kuba we na Yunusu nyine ubwo byo nkubwirerege ibingibi ahanini biragenda binahura n'abashobora no kuzabanzamo cyane rero kuko buryo urabihuza yagize impungenge nazigize buryo urabihuza kabiri mwiza w'Amavubi n'Omborenga hashize imyaka myinshi ariko ngewe ubwo mbona dufite undi kabiri abantu batazi ko ari kabiri ngenda ahita nsimbuka nge mu bahamagaye bitwa forwards ngende baza impamvu mu guhamagara ikipe y'igihugu abantu bakora ikora babesha abanyarwanda gute rero iyo ni statement ikomeye babesha abanyarwanda ntabwo abantu bose turi abantu b'abanebwe badakurikirana umupira badakurikirana abakinnyi b'ikipe y'igihugu hari abantu pe who do not care badakurikirana ikipe y'igihugu harimo n'abatoza batazi abakinnyi bacu naho bakina n'ibyo bakina ariko turimo n'abandi bantu bakurikira sibyo bakurikira abakinnyi bacu nepo cyane nje nta kandi kazingira akazingira nako gukurikirana abakinnyi sibyo hano ntabwo waza ngo mbeshye rwose ngo mbyemere sibyo iyo urebye abakinnyi bitwa aba forwards bahamagawe muri ekipe y'igihugu aba forwards barimo ni bangahe uwo bita Rafael York nepo uri umusesenguzi
Rafael Yorke ndakubaza ibibazo bibiri ufashe abanyarwanda kubyumva. Rafael Yorke ni umuforward, icyo ni icya mbere. Icya kabiri, Rafael Yorke arakina. urakoze cyane rero Lorenzo buriya ni umuforward mbere na mbere n'umukinnyi usatira reka mbabwire reka dusubire inyuma ariko muze kugaruka ku nyito forwards ntabwo ari abataka bakina ku icyenda nibyo ntabwo forward bivuga abasatira none se uragira ngo muri liste bavuga aba forwards bavuga n'abawingers biragendana biragenda ntabwo ari umuhinga none se nta attacking midfield ubaho attacking midfield muze kugaruka ku nyito utaza kuyobya abantu muze kugaruka ku nyito attacking midfielders n'aba bitwa ba Samuel Gelete ni bamuhire Keve abo bose mu guhamagara babaha inyito imwe y'aba forwards ari Haji na Yorke umuforward ninde Haji ari mu midfielders Yorke ari mu forwards. What is that? Oya reka mbwire kandi kantu oya ndarushinga bose turabakurikira turabazi. Yorke ashobora gukinishwa imbere ku ruhande urumva Yorke ashobora gukinishwa inyuma ya ba rutahizamu iyo ni imyanya yose akina ariko umwanya we umukinnyi wa Polivara nyine ese umukinnyi ashobora gukina imyanya myinshi uretse gato Mikel Merino ko ari gukina nka rutahizamu tumwite rutahizamu umukinnyi none se inshingano wamanga rutahizamu ntazi ko ese ntari gutsinda uko yaba Polivara kose umukinnyi agira umwanya we dometier ubu Haji muteretse hagati ntiyabyara ariko si itegeko nyine mbwira Haji yaba midfielder ryari ariko jewe si itegeko Haji iraguha Haji mbwira ukuntu ari mu midfielder Yorke uretse gatoya Lorenzo reka tugende muri iyi ngingo njyewe nubwo uvuga na Axel akavuga ntabwo njyewe ndumva ikintu murimo nyine kutumvikanaho wowe uravuga ko uwo bita Rafael Yorke umwanya akinaho muri krebe atari akinishwa mu ikipe y'igihugu ntaheruka gukina dusobanurire neza batakuvugira ikipe y'igihugu ntaheruka gukina krebe ntaheruka gukina biragoye no kumenya umwanya yakina yaba ari indi ngingo ariko Rafael Yorke umwanya we dometier kuvuga ngo umukinnyi wese wa Polivara hari n'abakinnyi bajya mu izamu ari abataka kubera situation yego ariko Rafael Yorke no mu midfielder nka Sahabo nka Keve urabyumva nka Samuel Gelete nka Jaberi nka Niseti sibyo nka Niseti ababyumva bakumvisha icyo cyose uwo mwanya uvuga n'uwo muri krebe wanyemereye oya batse gatoya yashaka kugenda na Lorenzo uwo mwanya uvuze akinaho awukinishwa muri krebe ye ni umwanya akina arakina se aha ntagakina akinishwa hanyuma se iyo yakinnye Rafael Yorke mu Mavubi noneho akina he Rafael Yorke ubwo gukinira Amavubi ndumva hashize nk'imyaka 3 sibyo ndumva hashize nk'imyaka 3 ko hari qualification z'igikombe cy'Afrika iki cyarangiye n'igikombe cy'isi giheruka niba nibeshye Nepo icyo gihe Rafael Yorke nibuka ko kuri match ya Mozambique nibuka niyo performance aheruka kugira nzima ndumva icyo gihe kuri za Benin yakinishwaga imbere ku ruhande yakinishwaga imbere kuri karindwi ruhande rw'iburyo ariko Yorke muri club Yorke umwanya we dometier n'umwanya wo hagati mu kibuga biratujyana no ku ngingo y'abandi bakinnyi muri equipe y'igihugu ruvuga ngo dusunike neza bakinishwa imyanya muri club udashobora kubabonaho hari ikibazo babaje Nepolero reka gisubize reka ngisubize ni naho tugana kenshi tujya duhamagara abakinnyi baza batatanga umusaruro rimwe na rimwe bikavamo ikintu cyo kuvuga ngo nabakinnyi bibagiranye mu ikipe y'igihugu ugasanga hajemo ibibazo umutoza arakubwira ati umukinnyi ntagira discipline ngo umukinnyi ntago yumva ariko umukinnyi rimwe na rimwe ukabona ari kurengera inyungu ze uyu munsi ninzanwa nkakinishwaho nge ntiyumva yego ndaza gutanga umusaruro utari mwiza ni amanota mabi kuri nge
ni amanota mabi njyanye muri club nsubiyemo nta nubwo ndemyemo icyizere abanyarwanda naje guha ibyishimo turagendana kuri icyo kintu urugero ngufashe gutanga urugero uwo bita Samuel Gelete ndumva ari nk'imikino ibiri gusa akinishijwe muri ekipe y'igihugu akina umwanya we. Samuel Gelete muri ekipe ye Harare la Rouvière akina nka nimero 8 sibyo ni umusentro midfielder ariko uri offensive sibyo. Samuel Gelete imikino ya mbere muri ekipe y'igihugu yakinnye nabi cyane kubera guhengekwa bikagaragara ko atanishimye kuri match ya Nigeria bamushyizemo. Nigeria yari twishe abantu basohotse bavuga ko ari umukinnyi w'imfube ari flop kandi ari uko yahengetswe kuri attaque like nk'umuwinga kandi atari umuwinga. Match zakurikiyeho Samuel Gelete akinishijwe neza hagati mu kibuga yatanze umusaruro abantu no kurusha abapanga ikipe itarimo bikoro sibyo siko n'urugero rwiza. Dore icyo navugaga rero ngiki byoroshye cyane gukina amajwi cyitwa Rafael Yorke. Rafael Yorke akiri mu cyiciro cya gatatu muri Sweden mbere yuko ikipe ye atandukana nayo yari umukinnyi ukinishwa ibumoso inyuma. Yahakinnye imikino irenga 15 nkurikirana nagiraga gasegma nkora ka buri wa kabiri ku buryo abakinnyi bitwara. Icyo gihe ntihamagarwaga muri national yari umwe mu bakinnyi bare batakikamagarwa ariko uzimambu gihe ntashobora kugenda hariya ngo njije umutoza ndavugaga nti wenda arareba nk'umutoza akavuga ati mpafite mangwende ni umukinnyi w'umutitireri shaka kuba ndi buzane Claude cyangwa se nkareba undi mpazana akaba ariyo bari bumpa ibyo ngibyo. Apari uko yakinaga urwo ruhande iyo bakinaga defense ya bane central yakinaga kuri gatatu bakina defense aturagakina nk'umufullback w'ibumoso hose. Ariyo mpamvu mu ikipe y'igihugu abakinnyi uramuzana niba amaze iminsi yikinira yugarira wamushyira muri secteur zataka ukabona umukinnyi nashamburiya ntagenda uzi ikivamo avuye mu kibuga ahava agize kwiyenerva rimwe na rimwe arijya avuga ati sindi bwange gukina bampaye ngize amahirwe ngeze mu kibuga. Uri abakinnyi bakinanze bahagacira ikipe y'igihugu kuko nandi ni ikintu kiremereye kuri aho mukirisha hose arabyemera. Reka ngundi urugero araza ku rugero rwitwa Georgia. Georgia ari umukinnyi waje rwose tubikeneye. Georgia muri Rhode Island umwaka ushize kuko ubu bamaze gukina match ngira ngo niba rimwe batangiye shampiyona muri weekend banaratsinzwe ku busa match yabo ya mbere yakinnye none y'uburyo mwumva uburyo abakinnyi babaturuna ariko mu myanya itandukanye niyo twe tubakeneyemo muri National Axel ariho Lorenzo akora ikintu kivuga gutya ari statement yakoze muri football moderne. Abakinnyi baba muri ya system abatoza asigaye bagaragara bakinishamo abakinnyi bara abakinnyi bakina basatira aba babiri baba winga n'undi mukinnyi umwe wataka babita aba forward ari naho haza confusion. Wahamagayira gwa Haji mu midfielder umwisu midfielder kandi we mufuwa kumva none sara hakina muri batatu bataka muri mwe ngona Haji ari hagati mu kibuga. Icyo si cyazo cyo kumamagaraho ukamenya uko wamukinisha ariko dore ikibazo nge icyo nashaka ari nacyo kintu nge nifuza ko confusion yabahamagaye dore nacyo nifuza kuratera murushi iki kintu ko yazagira uburyo agihindura nawe namara kugira ukuboko kwanyako mu ikipe y'igihugu umukinnyi atoje hano yenshi atandukanye nge buranishimiye ko byibuze mu gutinda kuzana umutoza ushaka kuzana umutoza umenyera umupira wa Afrika aka karere urakoze reka nge nanabyita gutyo ndi kumwe na Axel iryo jambo narivuga ngo bazanye iyi confusion yo gushyira abakinnyi myanya itari yabo ntabwo byatumye Eritatu muri ekipe y'igihugu amera nkaho yirukanwe burundu. Eritatu uri kumva dore ikintu gihari Kwizera Georgia ubuhaje bamushyira mu kibuga mushyira kuri gatandatu kugira ngo bamunanize ahita avamo ubushize mu midfielder turi kugendana ubushize Kwizera Georgia yakinnye ku ruhande rw'ibumoso inyuma sezo yose irarangira. Twe twamuzana muri atake cyangwa se mu ikipe y'igihugu dufite ikibazo cyo kuba tutagira abarutayiza Maxime ukavuga ati wamushyira imbere akaza kudusayidira muri bukasibye cya gitego yatsinze Kwizera Georgia yakirenze iminota 60 niwe mukinnyi wavagamo mbere mu mikino ya Kwizera Georgia urafata umudefanse umushyire kuri wing ya match za national razikora kwizigira namwe ba Ruvuyanga no hanze mu Amwari Radio Rwanda ntiyahabura uvuge ngo hari cyagucitse remplacement ya mbere umutoza yakoraga muri ebyiri za mbere Georgia hanze agahita shiramo Samuel Gelete uyu munsi twe dufite ikibazo mu basatira aho kugira ngo umukinnyi umushyire mu mwanya utaruwe umudefanse umwatakisha watakisha umudefanse hari umwanya uba wishe we banza waza no yive banza no yive muri access sinzi ni mu byumva Kwizera Georgia
mu ikipe muri Amerika akina nk'umudefansi Uvuya, njye natangiye gukinisha nk'umwata. waretse nkaguha akandi kantu match ye ya mbere kugira ngo wumve uburyo ibintu bigenda bikurikirana abatoza aba afite aho akubona muri club adashaka kuguhindura match ya mbere bakinnye ya mbere muri shampiyona muri Amerika yanyujijwe iburyo urabona ko akunda ushaka kugira ikibazo cy'umu fullback w'iburyo ukavuga ati tujya tuyibona abawurayi na barahenge ku ibumoso na Nigeria ijya ibikora si igitangaza kuki bakomeza kuvuga ngo none niba uzi uyu mutoza yakuvanye gatatu akakuzana kabiri cyangwa akakuvana kabiri akagushyira gatatu ariko ntagushyire kuri wingi na rimwe ntagushyire kuri wingi avuga ati uyu mukinnyi ndamwizera muri systeme zugarira nubwo yaba ahengetse kuri kabiri ariko ari umugoshe ndamwizeye mu buryo bwo kudefana muri Rhode Island ari naho yatangiye guhamagarwa akina iriya kipe ndayikurikira nigeze no kugira ibyo kuzajya mvugana n'abanyamakuru bayikurikira bo muri Amerika tumva nigeze